Kristo njyewe ubanza yarantereranye, njyewe ubanza atanze, njyewe ntabwo yamereza akazi tuzi. Duhereye ku murongo waho w'umunani kandi wonyine, turasoma umurongo w'umunani wonyine, ni ku ipaji ya 231. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Abashyitsi Imana baha umugisha n'agasangwa wese bahabuze, ku ipaji ya 231 cyangwa n'imwe. Imana itugirire neza. Umuntu ufite Bibiliya, ntabwo ari akanya kenshi cyangwa ntabwo ari umwanya munini tugiye gufata tureba muri Bibiliya, kugira ngo umuntu wese ufite Bibiliya yahageze. Twagiye Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko nikari kandi niko azahora iteka ryose. subiramo. Yesu Kristo uko yari ari ejo, Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi nikari n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka. kandi ntabwo birangiriye hano, niko azahora iteka ryose. Nakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Arabahemukira ndetse babahana amaso, abakoze isoni babibwira abantu. Arabahemukira ndetse babahana amaso, abakoze isoni. Maze iminsi isenga rero, Imana irambwira ngo uzambwirire abantu ngo simbinduka mu munsi wawe. Irambwira ngo uzambwirire abantu ubabwire ngo barimo baritotomba, uko narindi siko narindi, ngo siko nyimeze, nuko nakoraga siko nyikora, nuko navugaga siko nyivuga. Irambwira ngo nzaze mberurire ku mugaragaro, ngo mbabwire nuko yari iri. Uyu munsi niko Haleluya. Irambwira ngo nzabisobanure muri aya magambo. Irambwira ngo nuko yagucishije inzara cyagishe, ngo n'uyu munsi yayigukiza. Irambwira ngo uko yagucishije impanuka cyagihe, ngo n'uyu munsi yabishobora. Irambwira ngo uko yatumye ujya kwa muganga ukabyara ugataha udapfuye abandi bahaguye, ngo n'uyu munsi wigira ubwoba yakuvana mu kibazo uhagazemo. Irambwira ngo nzabisobanure muri aya magambo, ngo nzababwire ngo yaguhaye amafaranga yo gukodesha, n'uyu munsi wiyituka yakongera ikaguha ayandi. Tugire gutya tuyihereze icyubahiro, tuyihereze icyubahiro mu izina rya Yesu, tuyihereze icyubahiro, tuzamure haleluya. Uko yari Yesu Kristo uko yari ukimumenye ukizwa, ugitangira gukizwa, ugitangira kubona ko ibintu bitangaza, ugitangira kubona kuzahura. Ntabwo wenda dutangarize ngo ntabwo yigeze ahinduka, ahubwo aracyari mu ruhande rwawe. Gira gutya mu izina rya Yesu, zamura Imana ibiganza mu izina rya Yesu. Ntabwo ajya ahinduka, abantu bahinduka, abantu babireka, ntabwo ajya ahinduka. Komera Imana amashyi cyane. Haleluya.
amen. Arambwira ngo iyakubwiye ko izaguha abana ikabivana mu kanwa kayo ikabivuga ngo mubwire ngo ntabwo yaniretse ahubwo izasohoza icyo yagize gutera. Wituke Imana, witotomera Imana. Nabwira ngo ntabwo ajya ahinduka. Umuntu mwagendana agahinduka, umuntu mwasangira agahinduka, umuntu mwakorana akazi agahinduka, umuntu mwagira ibyo muganira akabivuga, ariko yambwira ngo nzababwire ngo ntabwo ijya ihinduka. Haleluya, haleluya. Mumbarize mumfate ikiganza mubwire ngo abantu baguhindutse ni bangahe? Mumbarize ngo abantu baguhindutse ni bangahe? Nabwira ngo mbwira abantu bafite icyo kibazo kandi kigiye gukemuka. Nabwira ngo mbwira abantu bafite bari icyo kibazo kitagishoboye kitagikora. Nabwira ngo nzababwire ngo yitwa Ndiho ishobora byose. Ishyira ikuzimu ikavanayo, irakenesha igakiza, ikavana hasi igashyira hejuru, ikiza amakuba. Nabwira ngo mubwire ngo ibyo mwibaza mwabura igisubizo irabishoboye. Yarambwira ngo nimbabwire ngo hari ibyo mwumva kidashoboye ahubwo yemeye ko bigomba. Irongera irambwira ngo mubwire ngo musabwa kwegera Imana cyane kugira ngo muyibaze amakuru kuruta yo mwumva hanze. Musabwa kwegera Imana kugira ngo ibabwire amakuru. Kwegera Imana zo mu byuzi, zo mu madebe arimo kuvugira mu matwi yawe. Ijambo rivuze ngo Yesu Kristo, Yesu Kristo uko yarari ejo yari mumfate ikiganza mubwira ngo ejo yagukoreye iki. Ubwo nituvuga ejo ushyire mu myaka yashize, wibuka icyo yakoze, wibuka icyo yagukoreye cyangwa icyo umukobwa. Ejo yakoze iki? Ejo bundi yakujyanye hehe? Ejo bundi yakoze ibitangaza bigira kimwe yawe. Uko yarari cyagihe wibuka ko gutabara. Hari uburyo bitagaragaza amadoni. Hari uburyo icyo yakoze Yesu Kristo. Hari uburyo icyo yamukoreye ariko. Hari uburyo icyo Yesu yamukoreye. Ngo bazamure haleluya. Yesu Kristo, Yesu Kristo ko yarareje gukiza impanuka wigira ubwoba bw'ikibazo ufite. Ko yarareje atuma abana bawe bakura wigira ubwoba bw'uko bataziga. Niba yaratumye bakura azatuma bajya mu mashuri. Niba yaratumye uzi Kigali azatuma uharamira. Niba yaratumye ubona umugabo azatuma urugo rwubakika. Niba yaratumye ubona akazi azatuma uhembwa. Niba yaratumye ubona abana azatuma ntacyo bari bube. Niba yaratumye ubyibuha azakurindira mu mubyibuho wawe. Niba yaratumye wubaka inzu Kigali azatuma uyijyamamo. Iri nyungu yarareje kuko yararihoye ntabwo nashaka kuvugana. Imana irashaka kuvugana n'abarekera muri bisi, abo yatabaye mu minsi yashize, abo yagendanye nabo bakaba bari bacitse imbaraga, abo yavuganye nabo, abo yagiye Imana hari hakomeye, abo yavanye mu muhanda, abo yavanye mu mukobwa, abo yavanye mu mugabo, abo yavanye kwa muganga, abo yavanye mu marira. Yambwiye ngo mwikongera kurira kuko yaririye ejo niko izahora. Ntabwo izagarajuka, ntabwo izarekeraho. Zamura haleluya, ntabwo izarekera. Haleluya, haleluya, haleluya. Iracyari Imana, iracyari Imana, iracyafite imbaraga. Yagutabaye bakuru gacanye uyu munsi ukaba uri muzima. Ntabwo izatuma wongera kuroga ngo upfe keretse niba yabyemeye, ariko nta kijya kijya kutubaho itajya tumenya. Byabye kubwira abakuru uri wivane mu rubanza ngo ntabwo yahindutse. Ngo Imana ngewe yaranyubiye kompoze no pasiko sonoma yitwa Ndiho ntihinduka. We wahinduka n'ubundi turabizi ko mu myaka ishize mwigiraga Imana igutabara wari ufite itoto ariko none urashaje. Wahindutse mumbwire ngo umaze guhinduka ariko we ntirahinduka.
kuko umaze guhinduka yagutabaye umeze nabi. Urangije ushyiramo akanyereka ko uzayikorera, uyikorera icyumweru kimwe, uyikorera ibyumweru bibiri, none umaze kugira gute guhinduka. Ntukiyikorera, we warahindutse ariko yo ntihinduka. Wajya kuririmba muri korali, wajya guhereza abantu ibyo kurya, wajya kugira gute na gute, ariko warahindutse. Wari ufite ibyo wavuganye n'Imana, warahindutse, ariko yo najyambwiye ngo nikubwire ngo yo ntabwo yahindutse, iracyari. Warahindutse, usigaye uca ku bantu. Wahinduwe n'ibihe, wahinduwe n'amafaranga Imana yaguha, wahinduwe n'ubutunzi ufite, wahinduwe n'imishinga upanga, wahinduwe na bizinesi urimo, wahinduwe n'abo mugendana. Nabyo birashoboka, ariko iyambye ngo mbabwire ngo ntabwo igihinduka. Turabizi imbere wagira ku rukundo, turabizi ukigera mu isoko kugira ngo wumva ko hakunze, ariko kubera niba ari abantu, niba ari Satani, niba ari wowe, warahindutse. Ariko yo yaguhamagaye ntigeze ihinduka. Iyo ihinduka wari kubimenya, wari kumenya ko ibihindukire, yari kukwereka ko yahindutse, ariko ntigeze ihinduka kuri wowe. Niyo mpamvu unyura mu byo ugiyemo byose ukabona watabaho, niyo mpamvu bigenda kuri ukabona wagize gute na gute ukabona wacyahumeka. Imana yamye ngo mbwira abarokore kandi babwire ijambo, irangira ngo mbabwire ngo Yesu Kristo ngo yarareba. Ahubwo habuze abantu begera. Hari abantu babuze ko twegera Imana. Ubundi kera niba yakizaga ibirema, uyu munsi byakira. Kera niba yahumuraga impumyi, uyu munsi zahumuka. Ahubwo habuze ni bande bajya kwibaza amakuru. Ni bande nicaranye n'abashumba ejo bundi baranganiriza, bageze muri batatu n'ejo bambwira akantu numva ndatangaye. Barambwira ngo ikibazo muri iyi minsi cy'abashumba, cy'abantu barimo kuba abashumba ngo kirababaje cyane. Ni ukuvuga abantu barimo gusengerwa ku pasiteri, kirababaje cyane. Barangije bashyiramo akantu ndakumva, baravuga ngo ubundi uri umushumba, kigaragaza ko umaze gukura nuko ibibazo bishobora kuguhuriraho ari nka 500, ukabikemurira icyarimwe. Buri kibazo ukagishakira igisubizo, buri kibazo ukakibonera igisubizo. Barangira ngo noneho abantu barimo barakura batazi ibyo barimo bakuriramo, barimo baragenda batazi ibyo aribyo. Twagera tugatuka Imana, ntabwo Imana ihinduka. Njye kubwira n'udasubira ngo ubu ndire ngo bakinze ntihinduka, ndire ngo bakinze ntabwo ihinduka. Ahubwo iyo tudahinduka twari kubikora mbere, twebwe mbere yuko bagira ngo ubwo wahindutse ni Jacques, wahindutse ni wowe, ubwo wahindutse ni wowe. Iyo ntihinduka, tudahindutse ibintu bitangaza byagira ngo tudahindutse yabona ikorera, tudahindutse twabona Imana, tudahindutse hano abadayimoni bakwishima hejuru. Ariko nabwira ngo ugende ubwire iri teraniro, ubabwire ngo ntabwo njya mpinduka uko nari ejo, n'uyu munsi niko gihagaze. Nta gace ko guhinduka wayibonaho. Iyo yavuze inama yategeka gakomera. Iyaba yarahindutse, ubu kera hari abadamu, wibuke Bibiliya itubwira ukuntu hari abadamu bagiye b'Abaheburayo bagiye kujya bajya kubyara, hanyuma bazi ko bazabicira abana mu nda, hanyuma bakabyara abana batari bagira gute, batarabica. Bisobanura ngo bari bafite Imana. Siko bimeze? Hano havuye umubyeyi uje gushima Imana, uriya mukecuru yashimaga Imana, avuga ko yamuhaye iki? Umwana. Bisobanura ngo yatangaga abana kera mu Baheburayo, n'uyu munsi aracyabatanga. Siko yahaye Imana, yahaye icyubahiro. Haleluya! Iyatumaga amazu yubakwa kera, ahubwo birimo yatuma amazu yubakwa ari meza, kuko haje n'iterambere. Kera hari za nyakatsi, kera hari amazu ya feke, ariko Imana yarongeye izana ubwenge. Uyu munsi turinjira mu nzu irimo parafo, turinjira mu nzu irimo n'ibisenge bimeze neza. Ntabwo ajya ahinduka, ahubwo ahindura ibintu bikaba bishya, bikaba bizima, bikaba byiza kurenza uko wabitekerezaga. Haleluya! Mwebwe wicaranye ngo uyu munsi Imana iragushimira ko wahindutse. Umbere ikiganza mubwira ngo urimo gushimira ko wahindutse. Kera bavuganaga n'Imana gatatu, kera basengaga Imana b'indoro. Saa cyenda barabyuka ngo basenga, leta sinakubwira barayirizaga, leta sinakubwira
niwe wagize gute wahindutse. Rero turajyana noneho murara akayi ndetse nawe egera aho ngaho. Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, umunsi umwe ngo barasenga, ngo bari bamaze kubafata babashyize mu nzu y'imbohe, ngo kubera ko batari barahindutse n'Imana bari kumwe nayo itarahindutse, ngo bageze mu nzu y'imbohe ngo bicaramo, bamaze kwicaramo babona ngo ntabwo nyine ni hatoya, bararyama, bamaze kuryama ngo baracinga bashyiraho abarinzi. Ngo Pawulo na Sila barebye basanga aho hantu ntabwo ntibazahamara iminsi batari mu kuvuga Imana, basanga ntibazahamara iminsi bacecetse, basanga ntabwo bahamara iminsi baryamye basinziriye, basanga ntibahabura icyo bakora. Mbere ngo kuki wabuze icyo ukora imbere y'Imana? Warahindutse. Ngo barangije ngo Pawulo na Sila bicara hasi, ngo baravuga ngo none tubigenze gute? Baravuga ngo ariko iyo twizeye, iyo tugenda itugendaho, iyo twicaye ibiri kumwe natwe, reka dutangire turirimbe twiririmbire ndetse n'ahandi. Ngo bakora mu nganzo, ngo batera baratera, undi arikiriza, ngo bagiye kubona babona umuryango urakingutse kandi ntawe ukinguye, ngo bumvire ngo nimwisohokere, ngo baraje barasohoka, ngo murinzi ashaka kwigirira nabi, abandi bamuhagaze hejuru ngo babwire ngo wikwigirira nabi turacyahari. Mumbere ikiganza ngo we barahindutse. Bose banze kumubwira. Mumbere ikiganza mbere ngo bisigaye barahindutse. Barahindutse. Kera wambikaga abantu imyenda ntiwatumaga ibimwandi wawe mu rugo, ariko usigaye ubibika bikamara imyaka 2. Barahindutse. Hari aho bambwiye ngo musigaye mwirukankira mujya gusenga, hari abantu basigaye bajya gusenga ahantu batanga imyenda, ngo maze ngo turebe bakanatwihera imyenda. Ni byiza, mwumve icyo cyo muzakirengeshwa imbere y'Imana. Mwe mu rundi imyenda mu rugo bandi bakajya kuyihiga ahandi. Mwarahindutse. Haleluya, haleluya. Sura buriya warahindutse kandi nubwo ucyamuraka barahindutse. Buriya barahindutse. Buri ugikizwa ibihe wageraga siko bikimeze. Buri ugikizwa wumva gukunze Imana, buri ugikizwa wumvaga pasiteri ntawamuvuga nabi, ariko uyu munsi uricara, wamara kwicara bakamuvuga ugaceceka. Urabeshya njye uri mu mubiri ntabwo nshaka kwinjira, ndashaka kubabwira ijambo Imana yampaye. Ngo reka mbere naganira agasore utamfata nk'ukuri, nuko uriya warahindutse. Korari burya mwarahindutse, burya mwarahindutse. Kuba mwinjiye muri korari mufite ubushyuhe, mwumva muzaririmbira Imana, uyu munsi basigaye bababwira ngo mujye kuririmba, mugatangira guhamagarana. Wewe wagiyeyo yarumva umvugire. Barahindutse. Haleluya, haleluya mukecuru, haleluya, haleluya mumuvandise. Ngiye gusoza dusenga Imana. Burya barahindutse. Burya bazaga mu rusengero, kumva abantu babazana mu rusengero, none abo baza gusigaye basohoka, si burya ubajyanayo. Burya barahindutse. Ariko aho bakuye hazi bari bagutakiye, none bamaze kwifashiriza, usigaye ubakura mu rusengero, ubajyana mu bapfumu, ubajyana ahadasobanutse, kandi barahindutse. Ngiye gusoza. Jambo riravuze ngo ongera urebe muri Bibiliya yawe hahandi ntujye kure. Ashaka kugira ngo basome utagira ngo bahakubwiye udahari. Mana yambwiye ngo nihanize abantu kandi mbabwirize ukuri, mbabwire ngo ntabwo Yesu Kristo yahindutse, ahubwo abantu nibo bagize gute.
kandi musengesho mugateka kandi ko ibintu mwigira mwanga gusenga kuko muba muzi ko iyo uzi ko wahamagaye wenyine wajya usenga ubundi ukareka kwishimira abantu. Ntabwo nje kubatera ubwoba, niba ndababwira ijambo Imana yambwiye ngiye gusoza dutahe. Yesu Kristo ukorera ejo warebe nawe n'uyu munsi kuwa kangahe? Ku cyumweru ku itariki ya kangahe? Ni kwari uvanemo amagambo nani Yesu ngewe umenyera nibagirwa Kristo ngewe ubanza yaranera ngewe ubanza tanzi ngewe ntabwo yamereza akazi tuzi ikibazo si akazi ngewe ubanza rero yanyina umugabo ceceka arakarira to ngewe ubanza atandeba kubera iki ntabwo nababwiye akantu reka mbabwira akandi kantu. Umunsi nagize babwira ijambo ryitwa kwa Kayini, murabyibuka ntabari bahari y'umugabo bita Kayini. Ngiye kubabwira akantu Imana yamishuriye muri iyi minsi ndimo nsenga. Yambwiye uzabwirira abantu n'ubundi akakantu ukisaba noneho yambwiye